Hari ikintu kidakunze kuvugwa ariko buri munsi gikora ku mubiri wawe. Kuri buri shati, ikanzu cyangwa ipantaro ugura hashobora kuba hihishemo uburozi utazi. Uburozi butagaragara n'amaso. Muri no documentaire tugiye kurebera hamwe uburozi cyangwa se chemicals zishobora kuba zihishe mu myenda tugura, yaba iyitwa second hand, iya caguwa cyangwa se iyo twambaye ivuye mu ruganda ari mishya. Ngiye bateguriye kandi ugiye kubagezaho ino documentaire. Nitwa Ntakirutimana Samuel, nkaba nkoresha Samstat kuri social media platforms zanjye zose. Tuguhaye ikaze. Imyenda tugura mishya si imyenda gusa, ni laboratwari y'uburozi. Imyenda yacu ikorwa hifashishijwe chemicals atandukanye kugira ngo igire amabara meza akomeye, kandi ayo chemicals arinde imyenda gutakaza ayo mabara, igumane imiterere yayo igihe kirekire. Ariko ayo chemicals niyo aba ari intandaro y'indwara tutajya dutekereza. Chemicals zikunze kuboneka mu myenda ni izihe? Chemicals ya mbere yitwa formaldehyde, ikoreshwa mu kurinda imyenda kutangirika no kudacikagurika indodo zayo. Izwiho gutera kanseri. Chemicals ya kabiri yitwa azo dyes. Amabara menshi akoreshwa mu gukora imyenda ashobora kuba intandaro y'indwara z'uruhu no guteza kanseri y'amaraso. Chemicals za gatatu zitwa phthalate. Phthalate izwiho guhungabanya hormone bigatera ubugumba cyangwa ibibazo byo mu myororokere. Chemicals za kane zitwa nonylphenol ethoxylate, zikunze kuba mu myenda y'amabara atajya ashiraho vuba. Zisenya imibereho y'imisemburo mu mubiri. Hari n'izindi chemicals zitwa heavy metals nka lead, chromium na cadmium, zishobora guhungabanya ubwonko no guteza indwara z'amaraso n'impyiko. Ese wakibaza ngo ninde ugirwaho n'ingaruka cyane z'aya chemicals? Abambara imyenda mishya batabanje kuyimesa baba binjiza aya chemicals mu ruhu rwabo. Abambara imyenda ya second hand idakoreshejwe neza mu isuku, hari ubwo iba yarasizwemo uburozi bwo kurinda udukoko, bigatera ibibazo by'uruhu no kwinjira mu maraso. Abana n'abagore batwite biborohera cyangwa se uruhu rwabo kuko ruba rworoshye, rworohereza aya chemicals kuba hari uburozi bwakinjira mu maraso yabo. Indwara zituruka kuri izi chemicals ni izihe? Indwara z'uruhu, allergy, kubyimba, imvuvu zidakira, indwara z'ubuhumekero harimo asima, inkorora idakira kubera formaldehyde. Indwara z'imyororokere harimo phthalate zisenya hormone bigatera imihindagurikire y'igitsina cyangwa ubugumba. Hari indwara za kanseri, cyane cyane iyo wambara imyenda y'amabara akomeye cyane, amwe atajya acuyuka vuba. Ibibazo by'ubwonko. Uburozi bw'imyenda buke bushobora kugenda bukagera mu maraso, bigatera gucika intege nka stress no kwibagirwa. Ingaruka ziragaragara mu gihe kingana iki? Mu minsi mike uruhu rushobora kubyimba cyangwa gukweduka. Mu mezi cyangwa imyaka uburozi bukajya mu maraso buhoro buhoro, bigatera indwara zikomeye nka kanseri cyangwa indwara z'ubuhumekero. Ni ingorane zidahita zigaragara ako kanya, niyo mpamvu arizo ziteye ubwoba kurushaho. Ese second hand cyangwa se imyenda mishya ni iyihe mibi cyane? Imishya yinjiza chemicals mashya, naho second hand igira indwara
zandurira mu guhererekanywa kw'imyenda. Ese dushobora kwirinda dute? Kumesa imyenda mishya cyangwa second hand mbere yo kuyambara byibuze inshuro imwe cyangwa ebyiri, gukaraba intoki nyuma yo kugura no gukorakora imyenda mishya mu maduka, kwambara imyenda ya koto nyayo cyangwa ibindi bisanzwe bidapfukirwa mu bikoresho byinshi bya plastique, kwirinda kwambara imyenda ifite amabara akakaye cyane nk'umutuku uremereye, ubururu bukomeye cyangwa umukara ukabije, kuko akenshi ariyo yifashishwa mu gushyirwamo chemicals. Kumenya inkomoko y'imyenda, niba ari organic cotton cyangwa ikozwe mu buryo burengera ibidukikije, ni byiza kurushaho. Imyenda wambara buri munsi ishobora kuba umutekano wawe cyangwa intangiriro y'urupfu rwawe buhoro buhoro. Iyo uhitamo ikanzu, ipantaro cyangwa se ishati, ujye wibuka ko ushobora kuba uhisemo uburozi bushobora kukwinjiramo gake gake. Kwambara si ikibazo, ikibazo ni uko tutazi ibyo twambara icyo bikozwemo. Ikibazo ni iki? Ese uzakomeza kwambara utabanje kwibaza ibyo bikoresho bigizwe n'iki, cyangwa uzatangira kubaho uharanira umutekano wawe n'uwo mu muryango wawe? Reka duhinire ahangaha. Ndabashimiye. Ngiye wabagejejeho ino documentaire, nicwa Ntakirutimana Samuel, nkaba nkoresha Samstat kuri social media platforms zanyu zose. Imana ibarinde.